uri gutavuga ntacyo warenzaho hejuru y'ibyo wankoreye ubundi utavuga ngo umbwire ukuntu wabitekereje kugira ngo munyinire ku mutwe bingana kuri bro takuri matara tukareba kari buruhuke basi ari bwongeye gukanguka nta kindi kintu twakora ngo basi nimuyizane tumushiriwe dore yanananiwe kuko madama turayishobora batangayizana papa cyusa takuri matara tukareba kari buruhuke basi ari bwongeye gukanguka nta kindi kintu twakora ngo basi nimuyizane tumushiriwe dore yanananiwe kuko madama turayishobora batangayizana papa cyusa musanire nyine tumusine Mana yagasani ibi nabyo birarenze igihe rwose igihe bimana no kundenga byo muri uru ni gute umuntu azari muzima yaje hano ngo akugwe yituye hasi akarabirana bigeje ahanga akira mfasha umwana akira fata nkwereke papa cyusa ndabona rero ibintu biyoberanye rero si wamenye umuntu nkarwaye iki ngiki umukobwa nawe usa nawe ntazi n'umufashe surambya ngo majyane noneho nibi nanjye nukumbibonye ndabona ari ibibazo none se ubundi reka mubwire ko nta mafaranga mfite ivo wowe ufite amafaranga nanjye nta mafaranga mfite nese twebwe nawe twari dufite ko aho tuyatanze mu madani kwa muganga amafaranga yose ari hashira kwa muganga none se biragenda gute ni ikibazo ako madya afite mituweli ibyo twabaza oya ntayo afite yarafite yararangiye ntago ari ijuru umuntu utanafite mituweli none se mituweli ubundi wegenda gusa nta mafaranga ufite bakakwakira mituweli kiragufasha ntabwo wabona igihumbi ushobora kuba ufite mituweli ariko ufite igihumbi baramuvura nese ubu urambwira ngo niyo nta mituweli ubu ni ukuvuga ngo ni ukumurekera ahangaha imana akaba ari ikora ibitangaza mu madiya ntabaye n'icyunzwe nuko nyine use koko papa cyusa nayizi ko ibibazo birangiye kubeshya koko ni gute nge ntabwo ibintu rega buriya wambwiye ndi kubyumva bivuga ngo umuntu ngo araguye ntakoroye ntiyitsamuye ntatitaye ibyo bintu gusa bibaho hose ninji hano mu nzu tugitangira kuvugana sinzi ukuntu bigenze ahita yikubita gusa twari turimo kuvugana gusa ahita yuma sinzi ukuntu bigenze nibwo rero munsanze tumeze kuriya madabo yewe kucanga ubwo se wambwira ko cyangwa yararwaye malaria akaba ageze hano nyine n'ubundi yaraje uri mu ntege nke agahita agwa hasi yabarwaye se muri cyo akaba atarabizi ntabwo yararwaye yaje turi kuvugana ambwira ko aje kudusura ntabwo yararwaye akubwira ko aje hano kandi byatangiye gufatwa ngeze aho aribwo yikubise hasi babadane rero ndabona nta kindi kintu twakora sibyo imana izi uko igiye gukorera ibitangaza imana usenguza igiye gukorera ikintu mbona cyo twakora nuko wasenga nta kindi kintu ibyo ngibyo ni ukuri reka mubwire Rivone njya mpura n'ibibazo byinshi n'ibigeragezo urabona n'uburwayi nari mfite ahubwo mise nakira ariko ngewe imana asenga buri iginyumva nuko ngo mpura n'ibintu bikomeye n'intambara zose n'ubundi rero uyu rero papa cyusa nawe arakira ibintu bigupange arakira n'ibitari ibi yarabikize kandi kubera imana yamukuye kure mu madiya impamvu tugomba no kubiregeza imana reka senge reka tumuragize imana tumuragize imana igira icyo ikora kuko twebwe ntacyo twakora uvuze ko nta mafaranga kandi nanjye mvuye kwa muganga nta kindi kintu nakora reka rero dusenge
ngaho mwese dusenge. Uwiteka uri Imana ikomera, uri Imana igira neza, nyaguhora ku ngoma. Nukuri wazuye umukobwa wa Yayiro umukura ku gisasiro yapfuye. Nukuri Imanuka n'ubundi papa cyusa mukangure. Nukuri Imana mugirire neza, imbaraga ze zimanukire kumukiza, imbaraga za umva ntago tuzi icyo arwaye pe. Niba ari n'imyuka mibi n'abademoni turabicyashye mu izina rya Yesu. Nukuri ndakwingize ngo birukane niba n'abademoni bamufashe bagende mu izina rya Yesu. Nukuri data wera, manuka ugire neza, manuka werekane, manuka ukora ibitangaza nk'uko usanzwe ubikora muri uru rugo. Nukuri muri iyi nzu hakorera imirimo myinshi n'ibitangaza. Nukuri uravuga uri Imana ukatwiyereka, n'ubundi twiyereke rero data, twiyereke kuri papa cyusa. Nukuri nyaguhora ku ngoma umukize, n'ubundi wongere umukangure. Ibyo wamukijije ni byinshi data, n'ubundi rero ongera ubimukize. Mana rero nukuri komeza utugire neza, ukomeze kutuba hafi, ukomeze kutwihanganisha, kandi mwami dutegereje ukuboko kwawe nta kindi. Nyaguhora ku ngoma rero komeza utugire neza, kandi ukomeze kuturinda, kandi ukomeze kumukiza. Nukuri tubisabye twizeye mu izina rya Ndebera. Amen. Ivona papa cyusa araza kumera neza, ntago bikomeza kumera gutya. Niba ari n'amarira arwaye, niba ari n'intege nke afite, ariko byose biraza kurangira. Biraza gukira rwose nta kibazo. Ivona uyu mugabo ko amaze igihe tutari kumwe, kandi nawe kwambwiye ko atabaga iwanyu. Ntago yahabaga, yazaga rimwe na rimwe. None se vo ubu ntago yaba ari ikibazo cyo kuba nta kintu harya, inzara se cyangwa se akaba ari n'umunaniro yari afite. Akumama de kuko umuntu inzara yamufata akikubita hasi kuriya. Isereri nimbi ishobora kumufata ikamuzunguza agahita yitura hasi. Oya nabiswe n'ibyo. Oya nibazane kare akapape yanuze tumuhanagure. Halo. Muraho. Karame. Ni meza Paul we. Yewe, Kigali naragiye mu ntara. Ariko ubu bisa nkaho nagarutse ndi muri Kigali kabisa. Nimero yawe nari nyifite, ariko bari baranyibye telefone. Hanyuma hari ahantu nyine nari narazanditse gutyo ukuntu ndiyongoje nyine ntindeka ngo hamagara ubwo ngeze i Kigali numva. Amakuru se Diane se amakomperuka numva ngo yagiye Uganda, nimero ye ndayihamagara rekata nta gicamo rwose. Wabuze amakuru yiwe? Yego ko Yesu yarabyaye. Yabonye umugabo. Yes we. Ni byiza cyane ubwo yabyaye kabisa. Nese yabyariye Uganda cyangwa yabyaye agarutse? Umwana amuvanye Uganda aje agarutse mu Rwanda. Mana we ni byiza cyane nubwo yenda njya muhamagara nimero yenda yihamagara reka narayibuze. Nawe hari gihe nawe nimero nyihamagara nkayibura sinzi. Shano kwihangana ndumva amayita nshiranye reka nze ndagura amayita ngo hamagare ariko nagira ngo usuhuze. Nanjye ubu rero nagarutse ndi muri Kigali ariko nuko uzashaka kanya tukahura tukaganira Paul wese twabanye nabira. Mayita shize ariko nacyo Paul ngomba kumushaka tukaganira kuko Paul ni umuntu w'umugabo kandi twabanye neza kabisa.
teka manura Imana ikomera Imana igira neza nukuri muri kano kanya ndakwingiza ngo kiza papa cyusa nukuri mumanukire nkuko ubushize wamumanukiye ukamukorera imirimo n'ibitangaza nyaguhora ku ngoma ndabizi ko ari we muganga ndabizi ko ari we uvura ndabizi ko ari ukoresha imbaraga zawe zikomeye nukuri wamanuka umukorera ibikomeye nukuri muzanzamure mukangure data umugirire neza nukuri akomeze abone ukuboko kwawe data wera nubwo atakwibuka nubwo atagukorera nubwo atakumenya ariko wowe korera nkuko wamushyize kuri iyi si ukamurema mana nukuri data wera ntawe umusa utotesha amagambo ahubwo nizeye ko ugiye kumukangura kandi ugiye kumukiza nukuri kandi bisabye nizeye mu izina ryawe ryera amen Papa Cyusa nibikize Papa Cyusa bimeze bite se kuvuga ngo nindeke ngende kajya so bibagiwe wowe nibagiwe ikize ndakubwiye ngo reka gende kare ngende ngeheze ibyanyu gusa ibyanyu n'amarozi gusa nta kindi ase Papa Cyusa ubundi amarozi yawe uyakura amarozi yamaze kukwiyandika mu mutwe amarozi yabaye amarozi jewe nkoresha amarozi je n'Imana yanjye senga kandi nizeye bigeze naho nza muri urugo udahari nkahagera mpura n'ibibazo ariko ibibazo nibyo ufite mu mutwe cyangwa no mu mubiri wawe none si ibibazo biri muri inzi n'ibi umva sinzi dawe yakora ndabona ari ibibazo da none si amarozi ushinja ubundi amarozi ari bwabone ndoga nje nzi ko nje amahoro nturuka iyo mvuye ngerahangaha nsanga ntubundi nta kirahinduka ariko kugira ngo uzabone ko cyahindutse bizagenda gute ubundi umuntu arasenga ngo yaruze umuntu marayika yavuga ngo n'abadayimoni none se ubwo uzizera Imana ryari ubundi aho se ko wowe ibyo ni birasobanutse ubundi ariko ubundi ko nasize urwaye ubundi nakanya urakize Papa Cyusa narakize wagize ute kubera Imana surayizi ndayizi se wowe Imana urayizi ndayizi uyizi ntabwo nakabaye ngeze ngo nikubite hasi mvuye kwihigira aho nahigiraga nsanzwe ndi muzima none ndaza ahangaha biru bihinduka nabi nkamererwa nabi Mana yamara ushaka wakwizera Imana kuko Imana niyo nkuru ibyo bintu wishyizemo byo kwikubita hasi n'abarozi ahubwo mwe mukwiye gusengerwa Yesu mwana iyo waruzi gusenga ugasenga izo mbaraga z'Imana mbona nawe ukazibona wahinduka mbayeho nasenga ahubwo mwebwe ibintu mwagiyemo nta bintu twagiye nge narakize kubera Imana narakize kubera Imana Mworerwa ubuse nakanya amafaranga y'impyiko yabonye da urakize burundu birarangiye erega ntago bampaye impyiko ariko babashije kumpa imiti kwera amafaranga yari yabonetse birangije iki Imana ifatanya nabyo nari niciye ku isezerano ry'Imana Imana zanyu ndazizi ndabazi bihagije izo Mana zanyu ndazizi zanyakiriye ngeze ahangaha zanyakiriye nazibonye ntacyo warenzaho kubyo nzi keretse undi muntu uri kubigira utabizi ubwo ntago mbizi ukuntu uri kubifata no kubitekereza ariko Imana nkorera izagihora ihaba ahubwo naho uzayize Imana mukorera ndazizi cyakora ntabwo nakorera nk'izo mukorera nahisemo nabi cyakora cyo reka mubwire ibyanyu ni birebire ntabwo nava ahantu narindi ndi muzima nkaza mfite imbaraga nkaza numva mfite morale nagera ahangaha nkagubwa nabi urindangira nkomeze kubashyira ku mutima wanjye ngenda zegurutswe ndakuzeyutse ndaguhebye nyine ibyo bintu bituma wikubita hasi wasanga ari abadayimoni ni bimwe byanyu ngo musenga Imana ariko se umuntu wese azajya ngo nibyo kwa mama Diane atari cyane se simbazi keretse n'undi muntu muri kubwira aho se noneho wakongera ukambeshya ntabwo wakongera ngo mbeshye Diane ntaho hari nje ahangaha ntaho hari nguye ntaho hari kandi usibye n'ibyo njya ku mupfumu ntabwo nakubwira ngo urabizi nako narabikubwiye
numvise bamubwira ko ibyawe bifite imbaraga zirenze ibye. Erega ibyanjye ibyawe si ibyawe nyine bimwe byaga. Imbaraga z'Imana nizo zikomeye gutuma abo badayimoni. Imbaraga zanyu gusa. Imbaraga zanyu. Ngewe nari nizeye ndi muzima ngeze aha ngaha mura n'ibibazo gusa. Sa. Bisaba ko